Sigera hano mvugisha ibinanyegereye. Oya se nyine twaje muri business. Turategera hirya. Tuvuga ngena. Umva kumubwira. Abandi nabo baratendeka rero ntaramubuze. Barahari ariko badahari. Ndibona mugabo utari kumva ibyo ndi kukubwira ariko ndabizi kuzi gusoma n'ubwo kwigira utabizi n'abakira kwisoma hano Muso wese mukuru umuyobozi shaka kubimenya wenyine bikakuvamo cyane bikavuga mu mutima ukamenya ko ariko umwanzuro mwiza kandi wakitse mu rukiko. Okay. Kumana mufite n'ibipapuro byinshi. Kigali ku 26 Nyarugenge kira musuko byanditse Nuko byanditse soma wowe Kigali Nyarugenge Nyamirambo ku 26 Ukwezi kwa karindwi 2020 soma neza kana kuvuga ndabizi kuzi gusoma 2025 Njyewe kumva ntanabisaba ariko wabirebye neza iyo nabirebye uyu mutungo atari uwawe ahubwo ni umwana wawe reba neza Twasoma twabikubire. kuri nasi seri mubabare umwanzuro w'urukiko wafashe byerekeranye n'umutungo barawe kuri nasi hano umwanzuro wagaragaje yuko ubutaka ari wo umutungo ntimukanwa ubare kuri nasi uhagarariwe na mama witwa Anet yuko uyu mutungo ari umuntu uhagarariye ari nta muntu uhagarariye ari bivuga ngo umuntu wese urimo adashaka n'utifuza agomba gusohoka muri ubwo butaka ari umutungo ntumukana Cyongeraho. ahubwo ubu kuzinga utwawe sohoke nuza n'urusaku abapolisi bavuze baguterura bo ikindi kintu ngiye nakongeraho n'ikintu yego pe ibyo bintu ndabyumva ndanabyemera ariko namwe nk'umugabo wabaye muri uru rugo ntabwo mugomba kumwirukana nk'imbwa muri uru rugo namwe mugomba kumpa akanya nkitegura none se wowe ugiye kwirukana umugore kandi uzi ko afite abana ibyo warabitekerejeho rero njyewe ibyo bavuga byose ngiye muri izo mpapuro ngiye ntabwo mbyemera kubasanga ari n'impimbano mwahimbye rero nta kimwe ndi kwiyumvisha aho ngaho izi mpapuro ntabwo ari impimbano ni impimbano weho Anet uri umugambanyi uri umwicanyi nigeze numva abantu bicanyi babivuga kuri phone nkagira ngo abicanyi ngo ni babandi bica abantu gusa gutya umuntu agapfa kavamo umwuka ariko nawe nta mwicanyi kurenze nawe uri umwicanyi rero Ndavuga nawe uri umuzimu. umva ninshaka mbi muzimu cyangwa ngire icyo nzi cyo ntabwo ngende ubusohokemo uko wigira kose wamwicanyi we nta soni Mva mubwire. Ubukeneye ngiye kubwira. mbwira ndumva Nazanywe no kugira ngo umurire mu nzu ni. Umva sohoka. Sohoka. Kiravuga. Sohokera mu nzu. Aguruka. Aguruka yewe. Narakubwiye ngo nagucumbikiye ubona ari ibintu by'imikino ariko ndakwibera. ubwo muri makani njya ubwira Cyaho. njye ndakana kawe Sohokera mu nzu ngifunge. njyewe ndakana kawe wowe igihe cyawe cyarangiye kujya gufata imyenda nakwasi intebe mu mutwe umva nayikubita
umva shira hasi cyangwa ujye gufunga izo bankubise zirahagije ugize amahirwe yo kuri kumwe n'umuyobozi ndi kumwe n'umuyobozi sature nzagurinde ibindi stop shoot Zite Grace. Makuru. Minsi myinshi. Nzi neza nane karibu. None kumwabuze. cyane kabisa. Nukuri. Rero karibu. Karibu wacu kabisa Grace. Karibu icara wageze iwacu mwana. nakoze Kongwe kabisa. Bitavugwa. Ubyihorera. Amakuru ufite. Ego blessing. Mbese shameze neza ziraye cyane umva nicyo gihe nyinshi kamanze ndabo tuganire neza neza. Cyane ari kumva iminsi myinshi kabisa. None se ngambwira rero. Cyaze mani nyine nari ngukeneye hari dino nshaka kutudiringa aho muri iyi minsi y'akazi to. diri mister fakarimo Amafaranga yarimo ku bwinshi. Wewe humura ntugira ikibazo. Uri tayari? harimo amafaranga byose Uri ready? ahubwo mister diri Iyo direse ntabwo natanye kubwira. Oya wewe humura ibintu akaseko n'umugiza amatsiko kare. fakarimo mani amafaranga ni cyambere ubundi Itonde wewe tuba tuganira sibyo? Ibyo mafaranga n'undi birazamo. Wewe ntugira ikibazo sibyo? aho tutantuvana bya business biraza Okay, ntari bya business biraza kuzamo na ariko tumane tuganire kuko icyo ushaka guhita ubyihutisha. nazamina business Naniye business. ganira twaganira Nanjye naguhamagara nanjye nagushaka business sibyo? Ndabizi ko ari business kuzana ariko tugomba kumanza twaganira. Si uraje winjiye mu nzu ngo business ndetse muri business yego. Karombe. nabi nacu tuganira nabi Bakubwire rero. yego bisetse Ego blessing we uba ngubwire. Urumva? Mani nyine business yo iri ready sibyo? Iyo amafaranga menshi pe. meruka kera neza nakomeye geraba umeze ute sawa ndayivuze neza aho uragerageza bonye ndetse oya akazi kampanije nawe ndabishaka koko ukakora akazi kakakwibagiza imiryango kakakwibagiza abavandimwe ukagera n'aho wibagirwa shangazi wawe koko oye ibyo none noze nta n'akanda bajyanye nzi mvuko nararonse akazi ndiko ndategura ukuntu
nzoze ndabazaniye njye n'umutima mwiza kandi oya ni wowe dukeneye ntabwo uzanye iyo pfukire nta ribi ariko utanayibonye ntabwo cyakubuza kuza gusura ikosi akazi se biragenda kazi karagenda neza wejya ugera umenye ko abantu badukeneye n'ukuri bunyaruke cyane uzaza n'ejo bundi nzoze kuwa kangahe uzongera umbwire ngo ni akazi oya nanze soka ndi kubwira mu nakazi mbwira barahari sinokubesha baraho barakomeye ntibazi umaze kumenyera akazi yego urabona barashyizeho n'ibintu by'abakire abaye umusirimu umuntu wese aronse akazi arahinduka ukiri gato bitaramenya kwiyitaho nawe umwe ndabona mwari mumeze neza ntacyo mubaye nuko nyine mwumva ahubwo amenga ni imana ibyo ati reka nce ngaha rero ndavuga nce mu zindi nzira ariko sinzi nyine ibyo ati reka nce ngaha ariko byose ni imana wagira yayiyoboye imitima yari yakurura yibaza ukuntu ari igiye guca kuriya nkahindura nkavuga reka ntambike ahangaha ibaze nanjye nuko Urumva ni uko turayabona twaherukana kera mbese maze kwamaze mumaze kuba inkumi ukaba ugeze mu gihe kurebwa n'abasore arambwira ko hari agasore babonye bimeze ntawe urakurambagiza cyane nabonye abahungu bo ngaha bose bamwe binywera inzoga abatanyweye inzoga barabeshya narigeze kugaragaza urukundo rero nyagusinde kubarira umuhungu arambeshya burya nari maze iminsi burya nuko imana itanguye kumpereza kabiri nari maze iminsi naragiye muri koma kubera nari ndamukunda cyane nari ndamufitiye urukundo ariko we yarambeshya rero ndavuga ati reka ndabire kuko nozohava ngwara umutima ntabwo ndangiye none se yakubeshye yarambeshye yambeshye ko nkunda ari kumubera umusinzi se wasanze ari Wasanze ari umubeshyi igihe ngo ni ababeshyi bamwe banywa inzoga none se bati reba umaze gukura ubaye inkumi ukaba utarashaka haburi sha naramubuze umuburiye he naramubuze ubu wabuze umusore cyane reka wabibwira undi namubona ndimbona none nyogose mbona no kubeshya naramubuze n'abasore buzuye muri iki gihugu cyane yego mwana wagiye kabugubura umusore ujya remera ubura umusore Aho ujya kimisagara ubura hose. umusore umanuka izo zose za Rwamagana njya numva na za Kayonza hose uhabura abasore naramubuze aho njya mbona abahari nabo buhora ubona bamwe banywa amatabi abandi nabo banywa inzoga abandi nabo baratendeka rero naramubuze barahari ariko badahari ubu abasore bose mbona ni abasinzi ni n'abategetsi cyane uyareka barebye nabi ufashe iki none ubwo se kamera uzagumira aho ngaho ntuzashaka nanjye ibyo mpora njya gusenga buri gihe saba imana zompe umuhungu mwiza afite umutima mwiza afite urukundo ubu ntegereje inyishu y'imana akantu njye no kaboro njye kari no kumbangamira ko naza nakagamba shiraha ngaha mbanye madazi mani njye ngiye urebye iyi business pe iracamo neza do geranye nayo zakuta ku kibuno cyawe ubwire ukuri geranye umva kirere we ndagaje umva nyine namubwiye gusa nyine na mwiza to urebye ntacyo ubaye ufite mu kanwa h'umukara ufite amaso meza kibondo cyiza sigera hano mvugisha ibinanye gereye oya se nyine twaje muri business turahegera hirya tuvuga ngo umva nkubwire igiganire sinabyumva sibyo ariko nyine
umuntu abona ibintu akabona ibiri kugenda ukuntu kumva yanagukunze uretse ibyo bintu rero ntabwo ngenda kubona ni ibintu bimeze bite ibyo bintu cyane ibintu bimeze neza nyine tu ishaka so nabikubwira ni ibintu biri good mbwira nyine tumbwire bimeze bite ibyo bintu ntabwo nahita mbikubwira uko mbise mbikubwira si kubera icyo ushaka ko wowe ikibazo cyawe rero kubyihutisha cyane kandi wapi wijyana ibintu gake gake by slow ugomba kubyihutisha ufite wamamaga kuri business tuvuga n'ibyo tubyihutishe then tujye kuri business barambwenga abantu bitwa wa blessing mukunda ikintu cyitwa amafaranga ariko nayambere mukunda ikintu cyitwa amafaranga nayambere cyane yego kandi nawe urabizi ndabizi ariko ntage kigira ibintu nyine okay amafaranga nayambere ako nyine ari igihe nese urambwira ngo sibyo ntabwo ukeneye ndi gukubona sibyo none ibyo amafaranga twatushyize ku ruhande sibyo tukaza kujyamo iyo business tukaza kuyikora nyine ntabwo abizi mani abantu sinzi abagabo kwanza abagabo ukuntu tumeze n'intare ukuntu rero mu bibiri kumbura mwishi byadanje byandi bitavuga ari none ngiyewe mwuzanye tuje muri business sibyo ariko nyine arakano ise kivangamo nawe urabizi se mani cara wakwicara neza ibyo ntabwo mbikunda ngewe nakavanye business ni business hari business ibindi wapi mani cyabasi reka baseriye tutangire umbwire ko bimeze ntabwo nitangire ntabwo ujye hewe kuba seriye wowe urumva kuba seriye ari ibintu birarenze magara wiki vaganza twaje muri business ntabwo ibintu ari twajemo niba udashaka kumbwira business natashye goodbye ugiye hehe sasa tutabaye twasoza business turimo ngato tugane business sasa nyine ibyo bya business mani wawe mani tumenye ubwenge nawe amafaranga arahari amafaranga niba hari twagiye urumva amafaranga sigira n'amaguru neza mbasomye se wamuhaye wanyumva imikino yitya kiboshye Natashye. Bye.